Yesu umwami ni utubaza ati ninde ntumye mu murima wanjye, dore hari benshi bazimiye, genda ubamenyesha ubuntu bwanjye. Mana yanjye ntege kubu unkoze w'ikara ry'umuriro. Mana yanjye ntege kubu numa mwami ubunje imbere yawe. Mana yanjye ntege kubu unkoze w'ikara ry'umuriro. Mana yanjye ntege kubu numa mwami ubunje imbere yawe. Umuntu w'Imana yaravuze ati njye ntacyo nishoboreye, ariko ashuhijwe n'umuriro ati Mana none uzuntume. Mana yanjye ntege kubu unkoze w'ikara ry'umuriro. Mana yanjye ntege kubu numa mwami ubunje imbere yawe. Mana yanjye ntege kubu unkoze w'ikara ry'umuriro. Mana yanjye ntege kubu numa mwami ubunje imbere yawe. Hari abantu benshi bazimiye batamenye umwami Yesu Kristo, muze tujye kubabwira inkuru y'agakiza k'ijambo rya Yesu. Mana yanjye ntege kubu unkoze w'ikara ry'umuriro. Mana yanjye ntege kubu numa mwami ubunje imbere yawe. Mana yanjye ntege kubu unkoze w'ikara ry'umuriro. Mana yanjye ntege kubu numa mwami ubunje imbere yawe. Igihe cy'isarura gishize, abakozi bose bazataha, kandi umwami w'abazabakira ababwira ati mwakoze neza. Mana yanjye ntege kubu unkoze w'ikara ry'umuriro. Mana yanjye ntege kubu numa mwami ubunje imbere yawe. Mana yanjye ntege kubu unkoze w'ikara ry'umuriro. Mana yanjye ntege kubu numa mwami ubunje